ninjye muntu wa mbere wagejeje Jackie mu nzu ya Mugisha, ninjye muntu wa mbere wabonye ahantu Jackie yaryamye. Ndabanza ndiheba ndavuga se mushiki wanjye uyu nguyu ahantu agiye bizagenda bite. Nasanze mu mufariso wa wundi wa nyuma twaya turyamaho ku ishuri. Urumva ko ubwo buzima ntabwo bwari bwiza. Nimba rero uyu munsi mbonye ari mwe muri iki kidara, Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Ndabasaba kuko ejo bundi mushima ntabwo nari imari. Ndabasaba kugira ngo nubwo mwarambiwe munege amatwi gatoya, nta yandi mahirwe nzongera kugira ngo mvuge kuri Mankazi na Mugisha. Rero ndabashimira, Imana yo mu ijuru ibaye kububakira. Mankazi, ndagushimira ko warageze mu muryango wo kwa Mugisha, ukaba waraduhesheje umugisha muri uwo muryango, kandi nabo ukaba warabahesheje umugisha. Iyo usanga ukuntu wagiye ugasanga Mugisha ameze ubukene, ngewe namusanzemo kuko narabubonye, ariko uyu munsi akaba ari umugabo umaze kwiyubaka agakomera, kandi agatera imbere mu buryo bw'akazi no mu bindi by'isi, wabaye umugisha muri uriya muryango. Iyo usanga wabaye mubi ntago mwakabaye mugezeho mugeze uyu munsi. Imana yo mu ijuru guhereza umugisha. Mugisha, Imana ibaho umugisha. Imana yanyu yangezeho, yaba ari yifatika, yaba ari y'inka mwanumyeho, ariko nubwo mwamaye inka, ndabasaba kugira ngo itazataha iyanjye itarataha. Iyanjye nishikaye iyanyu izaze. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Murakoze cyane. Murakoze. Iya Mugisha ari kuzataha kuwa kabiri ukora ibishoboka byose ejo iratashye. Yego, wari umunsi udasanzwe niko navuga. Wari umunsi udasanzwe kuri iyi famiye Clapton Kibonke. Birangiye igiko kibaye, birangiye uwo bita Clapton Kibonke akoze ubukwe. Nkuko mubyumvishe, uwo ngo wavugaga ni musaza wa Mama Nella, ni musaza wiwe bavukana mu nda. Uyu rero musaza wiwe we mwumvisha ko yivugiye ko ngo umunsi wa mbere ngo ajyana Mama Nella mu rugo aho Clapton Kibonke yaragiye kubanira nawe, ngo mu by'ukuri yagize ubwoba bitewe ngo n'ahantu yamusanze, bitewe n'ahantu nyine yamusize. Yavuze ati se ahantu ni mushiki wanjye ugiye kuhaba, bimutera ubwoba cyane bitewe n'uko uyu Clapton Kibonke yarabayeho ubuzima bubi cyane, yarabaye ubuzima bw'ubukene, ariko nanone bagatungurwa ngo n'ukuntu muri iyi minsi none byaje kugenda neza. Ngo uyu mugabo nk'uko bivuga ko we ejo bundi yumva ngo inkuru y'urukundo rwabo ari we yumvishe neza kuko yarayizi. Tunagiye no mu mateka n'ubundi abangaba bombi, uyu Clapton Kibonke ubwe yigeze kwivugira ko uyu mugore wiwe babanye ari we wamutegetse kuva muri ghetto y'Icyumba na Saro. Ati rwose uyu mugore yaje kuba yamukura muri ghetto yabagamo y'Icyumba na Saro, ubwo yabaga muri ghetto icyo gihe. Uyu mugore waje kwamukura muri ghetto. Uyu rero Clapton yigeze kubitangaza, bitangaje mu mwaka 2022. Rero uyu rero yaje kubitangaza aho mbere na mbere uyu ngo Clapton Kibonke yabitangaje mu myaka yashize, ubwo ni mu mwaka wa 2022. Avuga ko umugore yamugiriye inama imukura mu nzu y'icyumba kimwe ajya mu nzu nini, yatumye yagura ibitekerezo bye agakura mu mutwe. Clapton avuga ko iyi nama yayihawe n'umutoni Jacqueline akiri umukobwa batarabana. Yamubwiye ko ngo inzu y'icyumba kimwe ntacyo yazatuma yigezaho. Clapton Kibonke yahishuye ko kandi ngo hari inama nyinshi zatumye agera aho ari uyu munsi yahawe n'umugore we buzuzanya cyane. Clapton avuga ko kandi kera akiri muto muri sinema yari atuye muri Nyakabanda, nyuma akimukira Nyamirambo aho yagiye kugira ngo yegere akazi yari afite ko gukina muri filime ya Seburikoko, ahantu avuga ko hahinduye ubuzima bwe n'imibereho afite ubu. Clapton agira ati, nabaye ahantu henshi hatandukanye nk'umusore wa Kigali, nabaga mu nzu y'icyumba kimwe na Saro gusa maze gukundana na Mama Nella niwe wansabye
ko nashaka inzu nini kuko ari byo byari kumfasha gukura. Uyu Clapton niko yitangarije ati we rwose yabaga mu nzu ntoya cyane, ariko akimara gukundana nawe aramubwira ati rwose ugomba guhindura inzu kuko nibyo bizatuma ukura mu mutwe. Ati ndabyibuka yarambwiye ati va muri aka kazu gato ujye mu nzu nini, niyo izatuma wagura ibitekerezo. Ubwo se ubonye umuntu uguha intebe cyangwa igitanda wazabishyirayo? Uyu munyarwenya yakomeje avuga ko ngo umukunzi we yamubwiye ko igihe yagiye mu nzu nini aribwo nawe ko inzu yagiye mu nzu nini aribwo nawe azagira umuhate wo gushaka ibijyamo, kuko igihe azajya ayitahamo akabona yambaye ubusa cyangwa igihe afite abashyitsi akabura aho abicaza aribwo azagura ibitekerezo. Yakomeje agira ati yarambwiraga ati igihe wabonye ikiraka kikaguha amafaranga menshi icyo gihe ntiwatekereza kugura intebe cyangwa igitanda kuko nta hantu ufite wabishyira, uzahita uyanywera. Urumva rero ntabwo wahita ukodesha inzu ngo ugure n'intebe igihe kimwe, bisaba ko ubona amafaranga ukagenda wubaka gake gake. Clapton Kibonke avuga ko ngo iyo nzu nini yagiyemo mu mpera za 2016 avuye Nyakabanda yimazemo igihe kinini ayivamo agiye kubaka urwe n'umutoni Jacqueline. Clapton avuga ko bwa mbere ajya gusura aho yari atuye yari mu modoka ye, bamwe bagatungurwa cyane bibaza aho yayikuye. Ati yagiye gusura aho yari atuye mbere agenda ari mu modoka ye, abantu yayikuye aka kanya benshi barabyibajijeho. Rero yakomeje avuga ko nyine babyibajijeho. Ati ndabyibuka icyo gihe mva muri ako kazu nibwo naje kuba naza ngarutse muri quartier, abantu baratungurwa bitewe nuko babonye mfite imodoka, batese uyu muntu ayikuye hehe. Clapton yagize ati hari umukecuru twari duturanye natiraga amata yo kunywa, vuba rero nibwo yambonye arambaza niba Imana yamaye imodoka cyangwa naragiye mu bapfumu. Naramusobanurire mubwira ko ari Imana kuko burya ikunda umuryango. Clapton avuga ko kandi iyo akihagera ngo yibuke umubyeyi bari baturanye wamwegereye akamubwira ko mama Nera atwite, akaba ari we muntu wa mbere wabimenye. Clapton avuga ko ngo akenshi akiba muri iyo nzu guteka byabaga rimwe na rimwe. Akenshi yaryaga kwa Kalisa Ernest uzwi nka Samusure, we yari amaze kubaka izina afite n'udufaranga. Mwaka wa 2018 nibwo Mugisha Emmanuel Clapton yasezeranye n'umufasha we Mutoni bamaze kubyarana. Kuri ubu ngubu bamaze kubyarana abana bagera kuri 3, ndetse no kuri uyu munsi ubwo nibwo basezeranye mu murenge. Uyu munsi rero nibwo baje kuba bakora indi mihango yose y'ubukwe. Ariyo mpamvu rwose uyu munsi wabaye umunsi udasanzwe kuri Clapton Kibonke ndetse n'umuryango we ndetse n'inshuti n'abavandimwe biwe, abafana biwe, abakunzi be muri rusange. Wari umunsi udasanzwe kuri Clapton Kibonke. Ariko rwose nuko ngo n'ubundi no muri kano kanya nibwo ubukwe nibwo navuga ko buri kugana ku musozo. N'ubukwe bwabereye mu karere ka Nyagatare, akaba ari ubukwe bwaranzwe n'udushya twinshi, ibirori byinshi, abastari benshi, ibyamamare byinshi n'ibyahatanzwe, aho bitatinye ko ari kure cyangwa se ari ahantu kure, ndetse byose biza kuba byahagera kabisa. Nuza kureba uraza kubona bari bahari ba Junior Giti, ba Rene Murindahabi, ndetse hari abakinnyi ba filime bagenzi be Clapton Kibonke, Papa Sava, Ndimbati, ibindi byamamare byose bagiye bakinana muri sinema, bose bari bahari, bari babukereye baje kuba bakifatanya na Clapton Kibonke mu munsi udasanzwe we. N'umunsi udasanzwe rero ni n'umunsi w'ibyishimo kuri Clapton Kibonke ndetse n'umuryango we. N'umunsi watunga abantu benshi bari bumvishe atangaza ko agiye gukora ubukwe, bagira nkaho babishidikanya batese koko ibi bintu agiye kubikora, ese ko yatinze. Nyine abantu bakumva ko bishobora kutazashoboka, ariko Clapton Kibonke yaje kuba yafata umwanzuro rwose kuri uyu munsi tariki ya 4 ukwezi n'ukwa 4 umwaka 2026, nyuma y'imyaka igera ku 8 babanye, baje kuba bakora ubukwe. Nanone kandi akaba ari nyuma y'imyaka ibaye myinshi basezeranye mu murenge. Ubu ngubu rero baje kuba rwose bahita bakora ubukwe
bakora ubukwe nyuma y'icyo gihe cyose. Reka rero minira ahangaha ni update nk'uko musanzwe mubizi. Reka nshimire mwebwe twabanye, mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5 Slim Jesus TV. Ntugacikwe anytime tuba turi hano. Mbibutse ko ariko reka tubivuge ubutaha, reka tubivuge mu kiganiro cy'ubutaha. We kora subscribe kugira ngo utazigera ucikwa n'ibyiza byinshi tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Ni Slim Jesus TV.